kuva tariki 17 kugeza ku 28 Werurwe uyu mwaka wa 2023 mu Rwanda turi mu bukangurambaga bujyanye n'umunsi mpuzamahanga w'amashyamba ufite insanganyamatsiko igira iti amashyamba n'ubuzima. Umunsi mpuzamahanga w'amazi ufite insanganyamatsiko igira iti tubungabunga amazi agere kuri bose, ndetse n'umunsi mpuzamahanga w'ubumenyi bw'ikirere ufite insanganyamatsiko igira iti tubungabunga ikirere n'umutungo kamere w'amazi ku nyungu z'abatuye isi mu bihe bizaza. Iyi minsi zizihizwa mu buryo bukomatanyije tariki 25 Werurwe mu muganda rusange uzabera mu karere ka Gicumbi, hibandwa ku bikorwa byo gutera ibiti, kurwanya isuri, gukumira no kugabanya ingaruka z'ibiza. Twese rero turasabwa gukomeza kugira uruhare mu kurinda amashyamba, kubungabunga imigezi n'ibiyaga n'ibindi bikorwa bigamije gukumira ingaruka ziterwa n'imihindagurikire y'ikirere. Ubu butumwa n'ubwa Minisiteri y'Ibidukikije, Minisiteri y'Ibikorwa Remezo, Minisiteri y'Ibikorwa by'Ubutabazi, Ikigo gishinzwe umutungo kamere w'amazi mu Rwanda RWB, Ikigo gishinzwe gukwirakwiza amazi, isuku n'isukura WASAC, Ikigega cy'Igihugu cy'Ibidukikije FONERWA kibinyujije mu mushinga Green Gicumbi, Water Aid Rwanda, ariko si Rwanda n'abandi bafatanyabikorwa.